Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda, ndabaramukije kandi ndabashimira ko mukomeza kudushyigikira. Hari inkuru nziza kandi ikomeye ku bantu bose bakoresha Pi Network. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro cyangwa se muri ino nkuru nziza, nitwa Gasigwa Emmanuel. Niba uri mushyashya ndagusaba gukanda subscribe, ugakora no ku nzogera kugira ngo izindi video zose zizajye zikugeraho. Kandi nongeremo ikaze umuntu wese wakanze subscribe, mubwira ati kuba dukora zino video hari uruhare rwawe, hari icyo wakoze, tukubwira ati ukomeze ubane natwe mu biganiro byose tuzajya tugezaho byo kuri Yes TV Rwanda, kandi ndizera neza ko bizakubera byiza. Muri iyi minsi iri imbere Pi Network izaba iri kwinjira mu cyiciro gikomeye cyane. Igihe cy'ubucuruzi bwa Open Mainnet, ibi bivuze ko Pi izaba ishobora gukoreshwa neza nk'ifaranga ryemewe ku masoko atandukanye. Ndetse abantu bazashobora kuyikoresha mu bucuruzi no kuyihinduramo amafaranga asanzwe, yaba amanyarwanda, amadolari ndetse n'andi mafaranga bitewe n'igihugu iherereyemo. Ibi bikazakorwa ari ibintu byoroshye cyane, buri muntu wese yakikorera kuri telefoni yiwe, akaba yahindura Pi akayigira amafaranga mu buzima busanzwe, akaba yayakoresha icyo ashaka. Urugero, niba uyu munsi Pi imwe ifite agaciro k'amadolari 10, ni urugero ariko siko bimeze ku isoko runaka, bivuze ko ufite Pi 100 uzaba ufite amadolari 1000. Uko isoko ryiyongera, agaciro ka Pi gashobora kwikuba inshuro nyinshi cyane. Bivuze ko niba ufite Pi 100, wenda Pi ikaba yahawe agaciro k'amadolari 100, bivuze ko ubwo ufite ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Iyo akaba ari inkuru nziza cyane ku muntu wese umayininga. Ikindi kintu cy'ingenzi dukwiye kumenya ni uko Pi Network iri kwihuta cyane mu rugendo rwayo rugana ku mikoreshereze rusange, uko umubare w'abantu bemera kuyakira ku buryo bwo kwishyurana kwiyongera, ni nkako igiciro cyayo kizakomeza kuzamuka. Reka tubabwire bimwe mu bintu bitatu by'ingenzi bigaragaza ko Pi izagira agaciro kanini cyane. Ubwinshi bw'abayikoresha mass adoption. Ubu Pi ifite abarenga miliyoni 50 bayikoresha ku isi hose. Bivuze ko ari imwe mu mishinga ya crypto ifite abakunzi benshi. Iyo abantu benshi bakoresheje amafaranga runaka, bituma igira agaciro nk'uko byagenze kuri Bitcoin ndetse na Ethereum. Abantu bakurikirana ibya crypto, abantu bakurikirana iby'amafaranga koranabuhanga barabizi uko Bitcoin na Ethereum, cyane cyane Bitcoin uko yatangiye n'uko abantu bayitangiye, ariko kuri ubu ikaba ifite agaciro kanini cyane. Akaba ariyo rero dushobora gufatiraho urugero rwije cyane, kandi bikatwizeza yuko Pi Network nayo mu minsi iri imbere
nayo ishobora kuzagira agaciro gakomeye cyane ndetse kandi kikubye inshuro nyinshi Bitcoin. Reka turebe niba Bitcoin uyu munsi Bitcoin imwe ifite agaciro k'amadolari ibihumbi 95, hari igihe yageze no ku 105 bitewe n'ibihe, akaba ari imwe yonyine kandi nayo bayitangiye babikora ku buntu, bamwe babica amazi abandi bavuga ngo ni ubusikama, ariko ndagira ngo nkubwize kuri ko uwihanganye ubu ngubu ni umukire, afite amafaranga kandi nta cyamugoye cyari kirimo. Ubucuruzi bukoresheje payi muri ecosystem, hamaze kubaho amaduka menshi yemera kwishyurwa na payi mu bihugu bimwe na bimwe. Abantu batangiye kugura ibikoresho byo mu rugo, telefone, imyenda ndetse n'imodoka bakoresheje payi. Ibyo bivuze ko niyo banki n'andi mabanki yaba atarayishyira ku masoko akomeye, abayikoresha ubwabo bayihaye agaciro. Ushobora kujya mu mujyi Matewusi ukagura ikintu ushaka muri supamaketi, yaba za Simba ndetse no mu maduka ya elegitoronike, ukagura ikintu ushaka yaba televiziyo n'imodoka ukoresheje payi yawe, ariko twe ntabwo turabigeraho. Ibi byabaye mu bihugu bimwe na bimwe. Ubu turi hafi kwinjira muri icyiciro gikomeye, aho payi izatangira gucuruzwa ku masoko manini nka Binance, Coinbase n'andi. Ibi bishobora gutuma igiciro cyayo kizamuka cyane kuko abantu benshi bazifuza kuyigurira. Ese ni iki wakora muri iki gihe? Gumana payi zawe ntuyigurishe ku giciro gito. Hari abantu bagurisha payi, umuntu akaguha payi akaguha ibihumbi 5 kubera ko wayiboneye ubuntu itakugoye, ariko nyamuneka ushobora kuzicuza nyuma, wa muntu ari kugucaho agutera ibyondo, agutera ivumbi warayimuhaye. Nyamuneka rero itonde wigurisha payi zawe. Abantu benshi bashaka kugura payi ku giciro gito kugira ngo bazayigurishe ihenze. Niba ufite payi, tekereza kuyibika kugeza igihe isoko rizaba rifunguye. Nshishikariza abantu kuyikoresha. Niba hari ubucuruzi ukora cyangwa inshuti ufite, gerageza kubashishikariza kwemera payi nk'uburyo bwo kwishyurana. Ibi bizafasha mu kuzamura agaciro kayo, ariko ntabwo tubabwiye ngo muzazigurishe, ahubwo muzafatanye kumayininga kugira ngo payi ikomeze kugira agaciro gakomeye cyane. Ikindi nakubwira ni ugukomeza kwiga no gukurikirana amakuru. Mu gihe cyose cryptocurrency ikiri nshya, abantu benshi ntibayizera, ariko nk'uko Bitcoin yavuye kuri 0.001 y'idolari igafata ibihumbi by'amadolari, ni nkako payi ishobora kuzamuka. Komeza urebe ibigezweho kuri Yes TV Rwanda kugira ngo utazacikwa n'amahirwe. Nyamuneka kandi ukande subscribe kugira ngo izo videwo zose ntihazagire n'imwe igucika, kuko ishobora kugucika irimo ibigezweho kandi bikureba ukaba urahombye. Urugero rw'uko payi ishobora kuzamuka mu gaciro
niba payi izagurishwa amadolari 10 ni urugero na Binance, bivuze ko ufite payi 500 azagira ibihumbi 5 by'idolari. Niba izagurishwa ku giciro cy'amadolari 10 na Binance, bivuze ko ufite amadolari 500, payi izagira ibihumbi 5 by'idolari, ubwo ni miliyoni imwe hafi na 300. Ariko niba mu gihe kiri imbere igiciro kizaba kiri ku madolari 100, bivuze ko ufite payi 500 azaba afite ibihumbi 50 by'idolari. Muri kumva amafaranga? Igisobanuro cy'ibi bintu rero ni ikihe? Iyo ukoze potentials, kwihangana, ushobora kuzabona inyungu nyinshi kurusha abagurisha kare. Dusoza twabashimira cyane kandi murakoze cyane, nimukomeze gukurikirana Yes TV Rwanda, tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya kandi afite akamaro ku bakunzi ba Pi Network n'abantu bamayininga buri munsi, mbabwira ati ntugasibe n'umunsi n'umwe, kandi shishikariza abantu kubijyamo, ubahe linki, ubafungurire, ubereke uko bikora, babifitemo amahirwe kandi payi izakomeza kugira agaciro, bivuze yuko buri muntu wese abifitemo amahirwe wabashije kuyifungura. Nyamuneka rero ni byiza yuko tubanza kubyamamaza tukabibwira bagenzi bacu, dore yuko nta n'ikigoye kirimo, nta bando nyinshi bitwara, nta muriro bitwara, telefone yawe smartphone, kandi ukajya kandi ndabizi neza ko ugura bando buri munsi zo kujya kuri YouTube, kujya kuri TikTok ndetse na Facebook, ariko kuba utamayininga byo ukaba ntabyo uzi cyangwa se ukaba utabikora, nkakubwira ati uri guta igihe mu bidafite agaciro. Ndabakunda cyane, cawu cawu. Yari Gasigwa Emmanuel nk'ibisanzwe, Imana iguhe umugisha wowe twabanye kugeza ku musozo w'iyi videwo, tukaba tukiri kumwe. Reka nkubwire ati uri umuntu w'ingenzi cyane 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 cyane, ariko Imana iguhezagire.